kwa gatandatu umwaka wa 2024 yego bwongera kugaruka mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 aribwo Imana yantegekaga kubwira abagore ariko kandi nubundi gihe nabubonaga mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2024 icyo gihe Imana inyeretse icyo yanyerekaga ku mukuru w'igihugu hanabimubwira mu nzozi nari ndimo kurota ni ibintu bisanzwe yego nabonye byakira ndetse aranambwira ngo ndabizi numva ijwi rirambwiye ngo kubw'abagore ndamurengeye aka ntago nari narakavuze hari n'uwambwiye atari ko umuntu isi yose yaretse wowe utegeka ngo bamusengere aravuga ngo utegeka agira ngo ninjye wategetse umuntu isi yose yaretse isi yose yateranyira mureka wowe uvuga ko Imana ivuze ngo bamusengere bati ntibakamenye ko icyo bakoze aricyo cyatumye hari Imana ikora gasenga ku cyumweru mu materaniro aho nateraniye ijwi rikamanuka kandi rinyura mu mugabo ntiryanyuze mu mugore rinyura mu mugabo ravuga ngo nimuhumure mwime n'imitima bantu banje kandi igihugu cy'u Rwanda mu birere byacyo binhagazemo amen mbabwire ngo mutera agatebe kuko tugiye kuganira ibyo bakubugingo hanyuma uhembuke kandi numara guhembuka nawe uhembura abandi mwingingaje ugira neza izina ryawe n'umunara muremure abakiranutsi bahungiramo bagakira bwoko bwawe duciye bugufi imbere yawe haleluya tuguhaye karibu n'ikaze ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda umwami wacu Yesu Kristo bose bataryarya yego ubuntu bw'Imana ubonye abo bugomba kubana nabo kabiri kigoramye gatatu cy'ubugori ubwo harimo ijambo rimwe rivuga ngo uko wakwigira kose kizakugora kera dukizwa iyo umuntu yavuga ngo azanye ubutumwa umva nta n'uwasigaraga mu rugo urabyibuka iyo umuntu yavuga ngo azanye ubuhamya nta n'umuntu wasigaraga mu rugo icyo gihe cyacu ndabyibuka abantu bose abantu baturukaga imihanda yose bavuze bati runaka haturutse y'umuvuga butumwa afite ubuhamya noneho iyo bwabaga ari ubutumwa bwo abantu baranitondaga nta n'uwajyaga no mu bwiherero baricaraga bakaguma hamwe kuko nyine yabaga avuga ati ubutumwa Imana yantumyeho hatagira igica ku ruhande none ubutumwa watambukije ndahamya ko wakiye message kandi n'ubu ugiye kongera ubutambutse ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba imuhindura umwami kuri bene se bose imuha icyubahiro iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasa kanije gutabara iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasa kanije gutabara reka tubashimire abantu mwese mukunda kubana natwe muri uyu mwanya ndabizi ko muri benshi mu bihugu bitandukanye ndetse no mu migabane itandukanye abantu mukunda kumva ijambo ry'Imana ibiganiro byungura ubugingo tubabwire ngo mwahisemo neza kandi ntago mwayobye hanyuma nge tuvugana turi kuganira nitwa Reverend Pasteur Moise Sindayigaya nejejwe n'Imana kongera kubana namwe muri uyu mwanya hanyuma ndagira ngo mbanze mbere yuko nza kubapfundurira ku gaseke mbabwira ibigezweho mbanze mbahumurize mbabwire ngo ntagire ikigutera ubwoba uhumurike kandi wizere kuko ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga ubwire ngo ntabwo ufite ikibazo kirusha imbaraga Imana byarusha amaboko abantu niko umwanditsi mwegeze avuga ngo byarenga inkombe ariko ntibyarenga ijambo
biravuze ngo rero ibyo ubona byarenze inkombe ntabwo birarenga ijambo, ntabwo birarenga amaboko y'Imana. Komera, ugire kwizera, ugire umutuzo, utekane, ijuru rikubereye maso. Impamvu udapfa nuko rigufiteho umugambi. Yego, hanyuma ngira ngo rero uyu munsi wa none tugeze imbere yanyu, imbere ya kamera, murabona ko ntabwo nicaye njyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Kandi uyu mukozi w'Imana abantu benshi bamaze kumumenya kubera uko Imana imuhagurukije. Yego, umukozi w'Imana, ntabwo njyewe nawe ntabwo twibwirana nk'abashyitsi. Uri umutumirwa kuri izi kamera, ariko ntabwo uri umutumirwa kuri jyewe, kuko njye nawe turabavandimwe. Nagiraga ngo rero nkundire mubanze mwibwira abantu b'Imana, hanyuma munabasuhuze. Nimumara kubasuhuza tuze gusenga, twinjire mu mwanya wo gusenga. Imana ibahe umugisha. Muraho, amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Ni Evangeliste Mukase Prudentienne. Yego. Umushumba aravuze ngo Imana irampagurukije, ariko yampagurukije kera guhera 95 ndi mwarimu. Buriya rega mwarimu haciye utuzi na kamera, kandi abantu wenda batekereje ko nje kuri kamera ku ma YouTube ndimo ntambutsa ubutumwa bw'amasengesho yo gusengera Perezida wa Repubulika, ariko oya, ntabwo ari cyo gihe cyonyine. Sanzwe mfite nanjye YouTube channel yitwa Nicyo Gihe channel, Nicyo Gihe TV. Yego. Kuri za Nkunda Gospel, Mama Lionel TV, hose nagiye ntambutsaho ubutumwa bwiza. Utararengaho. Abantu mwese muri kuri izi kamera ucyumvira ijwi, ngusabe ugende wandike rwose n'umutima wawe mwiza, wandikeho ngo Nicyo Gihe TV. Numara kwandikaho winjireyo urebe ibiganiro biriyo. Kabiri, ukore subscribe, kuko buriya njya nkunda kubwira abantu ngo umuntu utaguha subscribe ntago yaguhe ituro rwose, ntago yaguha ituro. Rero ntabwo tubasabye ituro, ahubwo tubasabye ngo mugende muzamure iyo channel ya mushiki wacu. Rero mushiki wacu muraza no kongera ijwiho gatoya kugira ngo abantu baze kubyumva badatega ugutwi cyane. Barabyumva ndabizi uko navuga kose. Woweho ndabizi usanzwe uvuga ijwi rigufiya, ariko nk'umuvuga butumwa ndizi neza ko kuko nyine kuva icyo gihe 95 nibwo twari turimo tugenda dutangiye kumenya ibyo mu itorero, kuko nari maze imyaka ingahera 6 nkijijwe. Yego. Hanyuma rero twagiraga ngo dusenga Imana. Nitumara gusenga twanzike tujye mu kiganiro cyacu, ariko abantu bose mudukurikiye tubaye ikaze. Nagira ngo ngire gufata umwanya wo guhembura abandi, ugira umumaro mu gihe cyawe n'ikimana igushakaho. Reka twinginge Imana. Mana yacu nziza, turagushimiye, turaguhimba, turakubashye. Umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro nahembuke, nabohoke, nagubwe neza, nagira ubuzima, nagire mwami icyerekezo kizima. Mwuka w'Imana muganze utegeke kandi umutegekero umugisha. Ndagushimiye kubwa byose, kandi ugiye kutuyobora muri uyu mwanya ukadufasha. Twebwe tugiye kuba turi imbere y'abantu bawe, uduhe ibikwiriye byo kugaburira ubwoko bwawe. Tubyizeye gutyo ko biduhaye mu izina rya Yesu. Amen. Yego, mwarimu rero ngira ngo murabizi hanze aha cyangwa se kino gihe turimo, kino kinyejana turimo, kirimo byinshi. Iyo mubyitegereje mwebwe mu mboni zanyu, mu myaka mumaze burya nubwo mwavuze ngo kuva 95 mwari muri mu murimo w'Imana wivuga butumwa cyangwa se uri mwarimu, ariko birakwiriye ko mubwira abantu, ukabwira abantu b'Imana. Burya nushaka kubabwira n'igihe wakirijwe nabyo bigira umumaro. Nago turabona umwanya none wo kuganira imbogamizi zagiye zibaho muri uwo muhamagaro. Uwo ntago ari wo mwanya, ariko mubwira abantu iki gihe mukibona mute mukurikije icyo gihe cya mbere k'umurimo w'Imana wabagumeze. Yego, mubibona mute mwebwe mu mboni zanyu, mu bunararibonye ndetse no mu buhanga Imana yabahaye, mubibona mute?
bo urakoze cyane iteka ryose nkunda kwinjira mu ijambo ry'Imana yego twafata bibiliya zacu hanyuma tukareba icyo Imana ivuga ivugiye mu ijambo ryayo yego urwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo mu Efeso Abaefeso itorero ryo mu Efeso ibice 6 turareba n'umurongo wa 24 wonyine Abaefeso 6:24 ego reka nsome kandi cyane ngenda soma cyane humura aravuze ngo ubutumwa bw'Imana mumbabarire ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda umwami wacu Yesu Kristo bose bataryarya amen. Sindagira ko iri jambo rira ubwo ntabwo ari abantu bose ubuntu bw'Imana ntabwo bubana n'abantu bose nukuvuga ubundi bubane n'abakunda umwami wacu Yesu Kristo bose ariko bataryarya abaryarya ntabwo bazahura n'ubuntu ntibibaho ubuntu bw'Imana bubusanye nabo biratandukanye rero iyo turaha iyo turi mu nzu y'Imana iyo twitirirwa izina ngo turaba Kristo n'ibindi byinshi tuba twumva rwose Imana ari iyacu niki ariko tubanze turebe koko Imana turayikunda tutaryarya ni ikintu gikomeye nta buryarya burimo ikintu bita uburyarya reka mwene data Mushumba tugira inshuti yego tugira inshuti hari nizo twita ngo niz'amagara uretse ko navuze ko nta nshuti y'amagara ibaho keretse Kristo wacu nta nshuti y'amagara ntuzagira ubibwira ko uri inshuti y'amagara nawe ntazagira ubikubeshya inshuti y'amagara keretse iri mu byumba byawe byose uko ari 4 by'umutima kandi ntabwo byashoboka ntabwo byakunda hanyuma rero izo nshuti tujya kugira hari abanabenga bakadutura hari abajya kubona ukabona zanyaga kositimu nziza muri kava ukweta akakujyana makoromba ati hitamo iyo ntabwo ari yo nshuti ashwe nshuti y'amagara ntabwo iyo ngiye ari yo nshuti yayindi kujyana makorombe harya handi ni hino ahandi ntabwo batwishyuye ngo tubamamarize yego urakoze cyane tuzabamamariza ubutaha n'ibindi inshuti sizazi nizidusinyira udusheke si yayindi igira gute oya dukeneye inshuti itaryarya itagira n'ikiguha ariko ikabigukunda yego ko abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo uguha kubonye arutwa n'ukuzirikana uyu mugani urawuzi uguha kubonye arutwa n'ukuzirikana bishatse kuvuga iki umuntu uguha ari uko akubonye mwabona ati nene arakubuze agakuramo 5 atakira igenda unywa agafanta nuko akubonye ntajya guhamagara kandi agufite muri telefone nta n'ikindi yakumarira ariko kuko muhuye ati mushumba wanjye mushumba rwose mushumba rwose akaba iza 5 zitavuje yazibara nuko akubonye ariko hari n'undi ukuzirikana kazirikana ineza wamugiriye akazirikana urukundo akazirikana icyo akaguhoza ku mutima no mwisengesha akavuga ati umukozi w'Imana umushyigikire wowe ntunamumenye ariko twe dukunda kureba ibigaragara yego Kristo rero ntabwo akeneye abirirwa bamwamamaza ntabwo akeneye abirirwa bamuvuga nk'uko twicaye aha akeneye abamuzirikana bakazirikana amaraso yavuye ku musaraba bakabiha agaciro bakabyubaha haleluya bakazirikana amaraso yavuye ku musaraba bakagira affliction ikaba muri bo iyo ntimba yuko Kristo yitanze ku musaraba kugira ngo bakamuzirikana gusa naho ibikorwa byo nta ni ibisanzwe iyo umuzirikana ukanakora n'iyo mirimo nibyo ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye ariko Kristo akeneye abamukunda bataryarya bamuzirikana bakamenya neza ko icyaha ari cyo cyamujyanye ku musaraba bakakirinda yego bakitandukanya n'ikindi wavuze ngo abiki gihe yego iki gihe cya none
iki gihe ni hari icy'uburyarya umwanditsi wo muri Bibiliya wavuze ngo ni igihe cy'ubugoryi kigoramye kigoramye cy'ubugoryi uriya kingirwa bwenge ngo abantu bigize ingirwa ngo ni igihe kigora sibyo kizakugora kuko kiragoranye igihe Bibiliya ivuga ngo kiragoranye ntago cyakorohera cyane kabiri noneho ngo kiragoramye impamvu kigoramye cy'ubwacyo ni kigoramye ahubwo abakirimo bo barigoreka ariko mana yanjye uzi ko ari byo ni gute umuntu aryamana umugore aryamana n'undi mugore ngo bari gutingana di siko kuko kigoramye kiragoramye umugabo agatinga umugabo mugenzi uzi ko kuko ari igihe cy'ubugoryi akandi yarangiza akifuza ko ubuntu bw'Imana bubana kandi yasha mwahura agashaka ko umuhanurira ngo iby'amahoro badi iby'amahoro ariko igitangaza kiraba abahanuzi rero kandi Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda mwari abashakana umwete ayiwe ndafashijwe mana we nagira ngo turebe ubuntu bw'Imana burambikwa he bujya kuri indi nihe burambarara nihe bugushinga imizi bukavuga buti naha Imana idutumye aha ni kubakunda niyemeza buri buryameho nihehe ni ikihe cyumba mugomba gutahamo yego ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda umwami wacu Yesu Kristo bose ariko kuko abamukunda ni benshi sonombre ni benshi ariko hakazaho irindi jambo riri hasi ngo bataryarya shakarongo bataryarya ijambo no kwanserekera ahubwo bataryarya ayiwe bakavuga bataryarya bagakora bataryarya ibyo bagaha agaciro bagakundana bataryarya bagaha agaciro ijambo akubwiye akarikubwira yego ataryarya rivuye mu ndiba y'umutima akaba yarishyigikira ubuntu bw'Imana ngaho bugomba kugira bubane n'abantu bose bakunda umwami Yesu bataryarya kuko bose bo ni benshi rero mwari nubwo uri umushumba itorero uyoboye ntushobora kugira gute kugira ngo urebe mu gahanga k'umuntu ubone ko akunda Yesu aziterera hejuru zabwiriza yuzuzwa azaririmba sirimba abantu urusengero rwose rusakuze ariko Yesu ahita yigendera akareba muri ya mitima aho uburyarya butari ariko mwari akagenda nota hari ikintu ntekereje kandi nawe urankomporeta numvishe ko abantu bari mu nzu y'Imana cyangwa se bavuga ko babana n'Imana ariko bafite umutima w'uburyarya biravuze ngo nta abantu bazahurira n'ubuntu bw'Imana bahurira he nabo nubwo twabubatwerera ariko kubafataho bizagorana babubatwerera gute se abapasiteri rero mbona ko dufite akaga impamvu dufite akaga abantu bose baratubwira ati dusabira umugisha nanjye nkavuga ngo umugisha ndawugusabiye none uzamufata ute niba aramutse afite icyo gikoresho cyitwa uburyarya ko mbonye dufite akazi cyambere Bibiliya ntibeshya nta n'uwayigorora nta uyikosora ni umuhanga w'abahanga cyane none bataryarya se abantu barabasha kumvira ijwi basi nibura ngo bimure umwuka w'uburyarya ibyagiye babyirengagiza ariko nibura kuri inshuro bahabwa umugisha kuko bakuye ibishimwa mu bigawa turi mu ivugabutumwa yego buri muntu wese yiyinire yisuzume yego amenye neza ko urukundo afitiye Kristo nta buryarya bururimo yego kuko nituvuga ko dukunda Imana tutabonye tukanga bene data tubona icyambere twagombye kumenya nuko umuntu yakwiye guha agaciro undi cyane bishatse kuvuga ikimushumba iyo wamaze kumenya ko umuntu aremye mu ishusho y'Imana yego umuha agaciro gakwiye kandi wenda wowe kuko uri umushumba abantu wenda ntibajya batekereza gutesha agaciro kuko uri umushumba ikomereze ariko ikomereze twavuze ko iki gihe ari igihe kimeze gutera twasenganye na bene data benshi Imana ibabwira ibintu byinshi barazamuka bagira gute hari uherutse kumbwira ati ariko mwarimu wacu uko tutakikubona hanyuma rero mu bantu tuziranye banziho
kuvuga kandi bitoya ariko kandi binini, bitoya ariko kandi binini. Ndamubwira nti rero burya umuntu umanuka n'uzamuka bahura rimwe. Sinzi ko icyo mvuze cyumvise. Uzamuka n'umanuka bahura rimwe. Nibyo, ntabwo ari kabiri. Sibyo? Babisikanaho. Ntibanyuranaho ahubwo babisikanaho. Umuntu umanuka n'uzamuka bahura rimwe. Arambwira ati ushatse kuvuga iki? Ntabwo byumva. Urimo uzamuka njye nimba manuka twahuye rimwe. Ubwo tuzongera kuhura wenda turi paralele tuzamuka cyangwa se. Ariko uko njye manuka ubu ntabwo nzongera kumanuka. Kuko aho ndi nzazamuka. Yego. Arambwira ati nteye icyuma. Bitari menye nkunda gukoresha. Abantu tubana baragira. Ariko iyo ushaka kumenya ikintu cyihishe mu gihuru uteramo ibuye. Yego. Sibyo? Hari igihe havumbukamo agakwavu. Agakwavu ntikaryoha. Kararyoha. Hari igihe havumbukamo inkware. Inkware urayizi musho? Nayo iraryoha ndayizi. Nk'agakoko. Nk'agakoko. Inyama yayo iraryoha cyane. Mu gihuru habamo urukwavu, habamo inkoko n'agakware. Ariko hari igihe havumbukamo ishira cyangwa n'ikirura. Ishira ukabona uteye mu gihuru hazamutse ishira cyangwa igihunyiro n'ikindi cyangwa imbwebwe cyangwa imbwebwe kuko ibintu byihisha mu gihuru ni byinshi. Rero ubwo turi kuvuga ibikoko bito hari n'ibindi by'imbaraga biba mu gihuru. Iyo uteyemo ibuye rero ikivumbutse ubuhamije. None reka tuganire twerekera mu nda cyangwa se mu ndiba y'ikiganiro cyacu. Yego. Nabwo uranakubwiraga ibijyanye n'ibihe ariko ushaka no kugaragaza igihe cya none n'ukuntu abantu bakira message. Yego. Ejo bundi mperutse kukubona uri gutanga message. Tanga message y'amasengesho. Uvuga ko ari yereko wagize. Ndetse unavuga ko abantu bose bakwiye gusenga kandi akaba gusengera umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Urabivuga ubwo ndashaka kugira ngo tubihuze na cya gihe turebe ngo ni gute abantu bakira message, kuko kera dukizwa reka tube honest tunavugisha ukuri, kuko ubutumwa bwo buryoha ngo busubiwemo kandi ngo Imana ntivuga rimwe ndetse ngo ivuga kabiri. Nubwo abantu batabyitaho nibashaka nibabyiteho, ariko icyo dukeneye nuko Imana ivuga kandi ikavuga igikwiriye icyo umuntu w'Imana akwiye gukora. None rero cyambere uratangira utubwira message uko yari imeze, kuko uko byagenda kose ni wowe nyirayo nuko yawe. Kabiri utubwire na message umaze kwakira nyuma yo kuyitambutsa, tuze no gusengera aho ngaho dusengera abantu b'Imana, tubingingira Imana ngo bongere basubirane umurongo wo kumenya icyo Imana ivuganye nabo. Yego, karibu mwarimu. Ndabizi neza ko ntago mwari bumpamagare ngo murangize mutambajije iki kintu. Oya ntago twari guhamagara ngo turangize nakikubajije. Mutakimbaje. Abanadukurikira barabizi ko mbizi neza ko mwarimu ni umuntu w'Imana, afite ijambo ry'Imana kandi ryuzuyemo ubuntu bw'Imana. Nekereza ko ari ubwa mbere mugaragaye kuri izi kamera na Mos TV n'izindi isaha yawe, ariko ndabizi ko ntabwo ari ubwa nyuma, muzongera mugaruka. Muzatwemerera nitubatumira mugaruka cyane rwose. None rero umuntu w'Imana kandi mushiki wawe tubwira ukuri. Ukuri nubwo igihe cyabwo cyaratambutse birumvikana, ariko ntabwo ari abantu bose bambwiye ngo Imana yari yavuze abantu bose. Bwari ubutumwa bugenewe abagore, abanyarwandakazi, abari n'abategarugori. N'abari n'abategarugori nibo Imana yategetse gusengera umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Sindi buvange nyakubahwa Paul Kagame. Ngaho rero tubwire. Ni kwiyerekwa ryaje. Mbwira nanjye nze kwibutsa uwanjye, nanjye ndamufite. Ku itariki ya mbere twarayasenze z'ukwezi kwa gatatu. Amasengesho yarakozwe kandi arakorwa pe. Nakiriye ubutumwa bo muri Amerika, bo muri Aziya, bahehe hose
diaspora aho umunyarwandakazi ari n'icyantangaje hari n'abagabo bavuze bati nubwo tutari abagore ariko turasengana n'abagore ba na groupe nagiye gusengeramo yantumiye nasazemo umupastori nanjye narayasenze nasazemo umupastori ndavuga se umupastori aba bagore bamuraritse kubera iki ku mutima ariko ndavuga inti yisobanura ko ari pastor ndavuga ngo pastor girayo dusenge ntacyo kandi Imana ntiyabuze kumwumva Imana yaramwumvise cyane rwose rero aya masengesho nkuko nabivuze ngewe icyo gusengera Imana yarakinyuze yego kandi ubutumwa nabuhawe mu kwezi icyo gihe yarambwiye ngo ndabizi ibyo nari mbonye ihagane gato ibyo nari mbonye uko nabonaga turi kumwe nari mubwiye nawe arambwira ngo ndabizi hanyuma rero mu gihe dutandukanye kubw'abagore ndamurengeye ndagenda ndasenga kubw'abagore ndamurengeye mwongere mu byumve ko iryo jwi ari ry'Imana yambwiye ngo kubw'abagore ndamurengeye kandi icyo yamurengeragaho nge narakibonye narakibonye ndakibona ndanakimubwira mu nzozi arambwira ngo ndabizi ibyo umbwiye ndabizi ariko Imana irambwira ngo kubw'abagore ndamurengeye yego sinzi urukundo akunda abagore byatumye we Imana ivuga ityo yabahaye ijambo ariko irambwira marayika arambwira ngo kubw'abagore ndamurengeye abagore yabahaye ijambo da hanyuma ndataha ndasenga nkuko ninjye mugore wari ubibonye ndasenga yego ndasenga reba amezi ashize kwa 7 aratorwa kwa 8 kwa 9 kwa 10 kwa 11 kwa 12 kwa mbere kwa kabiri byongera kugaruka yego bigaruka noneho ijwi riri mu ntegeko yego muri imperatif uri ntegeka ngo abagore ni musengere perezida wanyu ni nuko wanyu ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu muzasenga ubwo nta nubwo nari mu nzozi nari mu mirimo isanzwe buri ijwi ntabwo turyumva dusinziriye gusa yego hindukizwa no kugira ngo ndebe umuntu mbwira iryo jambo uri umuntu ariko numva mu mutima rikomeje kuvuga njya mu cyumba ndicara mu cyumba cyanjye ndaramo rikomeza kumbwira gutyo nibwo mwabonye nahise njya ku nkoranyambaga numva namwe mbabona icyo gihe sinzi impamvu mwabyumvise ahubwo ntimunse nasabye inkoranyambaga gutambutsa ubutumwa kugira ngo bugere kure ko nari maze gutanga ikiganiro kuri nicyo gihe TV ariko mbona ntago bihagije nibwo nazaburishya yateragaho n'abandi bagerageje guhana zari kinibiti kandi byagize umuntu hanyuma rero amasengesho twarayakoze abagore nakiri ubutumwa butandukanye na za komenti nyinshi ariko kandi kwa kundi navuze ngo iyo ushaka kureba ikiri mu gihuru uteramo ibuye nakiriye n'ibitaryoshye wakiriye n'ibitaryoshye kandi n'ibyandi ijambo ryavuze ngo abakunda umwami wacu Yesu bataryarya mu bantu bagiye bampamagara hari n'abampamagaye rwose b'inshuti zanjye bakambwira bati turagukunda ariko tugize dute ariko ibyo bivuze rwose iyo ureka kubivuga ini kandi yari imbwiye kubivuga ibimbwiye none se barushi ubwo wari kuninira Imana ukumvira abantu aho rero niho nashakaga buriya ndi kubajije nari mbizi ako kantu tari bure kukambwira karabaye yego si pourcentage nyinshi ni nk'icumi% ariko 90 bakiriye ubutumwa kandi baranabuye ejo bundi hanyuma 10% rero hari abampamagaye hari n'abanyicaje rwose buriya rero reka nkubwire ijambo rimwe icyo kintu uvuze kirakomeye kandi koko reka tubonereho kubwira abantu ngo abantu nibareke kuko ijambo wasomye riraremereye umugisha w'ukuri ubuntu bw'Imana ni bube ku bantu bose ariko abataryarya mubane n'abakunda umwami Yesu bose ariko bataryarya uravuga ngo abantu rero bafite umutima w'uburyarya bari abantu kandi bamubwira ati rwose turakwemera none baguhuguye bakubwira bati wagize ibiki baravuguye isi yose yamuvuyeho isi urabona umuntu isi yose yakoze inama ariko buriya abantu ntibabizi ko buriya ari umubyeyi w'igihugu ubivuga ntabizi ubwo se
bagize ngo umwanga we abayiretse nta fanatizme mfite ntaki ntabiki ariko ngewe ibyo numvise Imana imbwiye nibyo nakoze reka n'impuruza yari impaye narayitambutse dusatira umusozo hari message natambukije mu misi iri itambutse hano ngufi ariko yanganaga n'ukuri kw'iki Imana yambwiye. Imana yantumye icyo gihe ibintu bitatu. Yambwiye icya mbere ngo abantu bahanuriye igihugu cy'u Rwanda intambara ngo ije kwivuganira nabo. Ranambwira ngo igihugu ni ngo byihetse abantu bose. Irambwira ngo abantu basigaye gutemisha mirigiti bicaye. Ndivuze mu gikari haciye umuntu arambwira ngo uri gushaka kugira ngo bagire icyo baguha. Undi arongera aranyandikira ariko bagutumye. Kubera ko abantu bamenyereye ko bazi gukina ayo mapranka ntibajya bemera yuko Imana ituma abantu. Ariko mbahaye go ahead, bahaye uburenganzira. Nawe uranze. Biroroshye. Ndi umupasiteri ariko uhanura unabyemera ko mpanura. Wowe ubuhanuzi tubukuzi. Kandi ikindi ntabwo wantuma ngo ngende noneho ubyumve. Ariko Imana intumye ndagenda. Ariko musho gato abasore nta kibazo. Uzi ko twasenze kuwa gatandatu abanyumva mwese. Uzi ko twafashe amasengesho kuwa gatandatu abagore aho baherereye hose mu mpande z'isi. Aho nari nicaye navuze ati wa Mana. Haleluya. Gose. Ebwe uburya ubikibivuga kuwa gatanu ninjoro kurinda bucya kuwa gatandatu. Twaraye muri ayo masengesho. Abo twari kumwe barabyibuka. Narababwiye ngo mureke dusenge. Mwumvishe ko hari inabazo zo gusenga. Ndababwira n'ikindi kandi dusengera igihugu, dusengera umukuru w'igihugu, dusengera abanyarwanda, dusenge. Dufate inkiko z'igihugu, dusabe ibihe byiza. Byo nakubwiraga rero maze kubivuga nyine urumva hari umuntu watanze message akumva ko abantu bari bakwiye gukurikira ya message yabiracitse. Iyo rero uzanye message imeze nk'ikoma mu nkokoriye abayumva ari nkaho umuvangi. Ariko niba njyabwira abantu ngo ubuhanuzi bwemerwa iyo busohoye. Niba koko barahanuye ukuri nibahagarare kuri uko kuri tukurebe. Ariko nanjye niba Imana yarankoresheje ukuri nibategereze turebe ko kwa kuri gusohora. Ariko ubu tuvugana icyo gihe nari mfite indi message ivuga ku bantu baguye bahoze ari abakristo bakareka ubuntu bw'Imana bagakora ibizira kandi bamwe na bamwe bakabibangikanya n'umurimo bagashika gukorera ibyaha mu murimo. Imana yarambwiye ngo abo bantu bose icyo bari begamiye igiye kugikuraho kugira ngo bongere bayishake bundi bushya. Gatatu irambwira ngo noneho hari abantu yeretse kugira neza kwayo. Ntibinjira ngo bakizwe ariko babonye neza y'Imana ku rwego ruhambaye. Imana irambwira ngo niba badahinduka ngo bahindukire izabiyereka ariko mu buryo butari umunezero, mu buryo butuma bamenya ko bakeresheje neza y'Imana, mu buryo butaryoshye. Bitambukije rero ibyo bindi byabo n'intege nke zabo n'iki barabyirengagije babivugaho gakeya. Ariko bageze ku kubati uravuga ngo abantu babonura intambara atahubwiraje basangaho kinahanaho muzahungira. Nanjye ndanye ndababwira mbabwiza ukuri mu bantu bafite ubwoba sindimo niba mfukama. Ariko reka nkubwire nge nasomye Bibiliya ariko nasomye n'ibitabo by'amateka. Uwitwa Jean Schwabe ni umugabo w'umusuwisi yaravuze ngo ngewe yagiye ku nkiko z'igihugu cyangwa ku mupaka aravuga ngo Mana ngo ubu Busuwisi wampamagariyemo niba wemera ko tugirana communication nkaba ndi umwana wawe. Ubusuwisi bwanjye ndabwimanye yari mu ntambara kabiri y'isi yose. Ndabwimanye nta saso ushaka mu Busuwisi. Niyo mpamvu ubona hari amabanki yose, niyo mpamvu ubona ibintu by'umutekano wahurindwa n'isi yose. Yaravuze ngo ndahimanye. Ayo ni amakuru uyosomye ibitabo ba Queen Elizabeth banditseho baravuga ngo ntinya. Nubwo natinya abantu ariko ntinya abantu nka Jean Schwab.
bakuraho minati z'inama ibyemezo byafashwe bakabikuzaho gusenga kandi bigafata. None wowe urambwira ngo sinzasenga ngo bifate, bakabikuzaho gusenga. Rero winera ubwoba ngo hari minati z'abantu, ngo hari inama z'abakomeye, ngo hari abanyepolitike. Nanjye mfite Imana yabaremye, niyo mpamagara kandi ngahagarara ku gihugu cyanjye. Sinzagitanga, wowe nugitanga nacyo bimbwiye, ariko nge nzakimana kandi Imana izanyumvira kuko nta buryarya mfite, nta nigo, nta n'uwantumye. Isi niterana ariko ijuru rizaterana kuko Imana ni umuremyi w'isi. Ntabwo isi yaremye ijuru, ahubwo ijuru ryaremye isi, cyangwa se Imana yaremye isi n'ijuru. Niba rero ngewe sengo waremye ijuru n'isi, ntabwo isi yaterana ngo inyambure ubushobozi ku cyo mvuganye n'Imana yaremye isi. Imana dusaba kandi ni papa, Imana mvugana nayo ni papa, data wa twese. Haleluya. Kandi ibi ntago ibisimba ivuga, nge nta mwanya w'icyubahiro mfite muri leta, nta n'uwo ndi gusaba, ntago meze nk'abandi baza hano kugira ngo bagaragaze ko bakunda igihugu ngo bahabwe imyanya. Ntago ari byo binzanye. Ndi umupastori, nyuzwe nuko ndi pastori, nkeneye kuvugira ubutumwa mu gihugu gitekanye, nkabwira abanyarwanda badashikagurika, batuje, nkabasengera mbabwira Kristo wabambwe bameze neza. Rero igihugu cyanjye n'ubu ndabivuze, neshake nzabumwe, nzakimana mu masengesho, nzi gusenga. Bakwitarike bye, oya nzi gusenga, nzi gusenga mwari, nzi gusenga. Ntabwo mfite ubwoba, yewe amahirwe afite ndabivuga kuko hari abantu tuziranye bazi ko nzi gusenga, basengera igihugu cyabo n'abanyarwanda. Ngewe nzi gusenga, nzi kwiyiriza ubusa. Yewe n'imisozi nubwo bayifunze, nzazamuka mu rugo iwanjye, nje manuka nzamuke nyibwire ngo uyu ni umusozi nereye kubw'abanyarwanda n'igihugu. Imana izanga kunyumva. Reka da, ngewe namenyereye kwiyiriza ubusa. Ntawe uzampanira ko niyirije ubusa n'uburenganzira bwanjye n'umubiri wanjye. Nzakoresha umubiri wanjye uburetwa bw'amasengesho, ntawe uzabimbuza, n'uburenganzira bwanjye. Hanyuma urambuza gusengera igihugu, arerere nkureke ucyoreke mu manga, hanyuma nzasigare ndi guhekenya amabuye kubera wowe ntago nkiguhaye. Uzacyatureho nabi nzagihesha umugisha. Dore noneho mfite n'amahirwe ndi revera, noneho nzagihesha umugisha mu buryo bwombi, wagishumba n'uwagihanuza bizakunda. Wigira ubwoba rero, komera, ibyo wavuze ni byiza kuko tuzi neza, erega itambwiye sinavuga, tuzi neza ko ntago navuga igihe cyose. Iyo abantu benshi bava amaraso azameneka, ariko abantu batazi kumeneka kw'amaraso twe turabizi mwari, twarahuye nabyo. Amaraso yaramenetse, ay'abavandimwe, ay'ababyeyi, ay'imiryango, tubona ingaruka byatugizeho. So ubu tuvugana rero ntabwo turi ba bantu barekura ngo dufite ibintu mu kirere. Twe tuzi icyo twahuye nacyo, ni nacyo dukumira. Icyo turwana nacyo turakizi, kandi icyo byadusigiye nacyo turakizi. So icyo byadusigiye turakizi, naho tugeze turahazi. Rero ntabwo tuza gusubira inyuma, ni ukubera abantu. Reka tuvuge ngo mwarimu tuzagaruka tugira abantu ineza y'Imana n'uyu munsi, kandi tuvuze ineza y'Imana. Nagira ngo rero dusubikira aha abakunzi b'ijambo ry'Imana, abemera ko Imana yo mu ijuru ikivuga, abemera ko tubana n'Imana yera, ni bagane ijambo ry'Imana kandi badushyigikire muri urwo rugamba rwo gusenga. Ubwo dukorana nayo turabinginga, mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ijambo rya kabiri, hari ijambo rivuga ngo nakora rihuzana yararimbye ngo komeza usenge, guma mu masengesho, ntabwo izakwirengagiza. Yipfukamira uyisenge, uyibwire ibyawe byose, izasubiza amasengesho. Rero bantu b'Imana, bagabo bene data, bagore mwasenze, mukomeze musenge. Tuzitwa intwari dutabarutse, kandi urugamba iyo rutararangira nta muntu uvuga amacumu yarwo, ahubwo turakomeza tugategereza icyo Imana izakora. Haleluya. Turi ku rugamba, turi ku rugamba. Haleluya. Dukomeze tube ku rugamba rwo gusenga, ijuru rizadutabara. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Reka soze mbwira abantu ngo bakore like, share na comment, kandi bakore na subscribe. Ikindi mukozi w'Imana, birashoboka ko ndabizi ko uri umuhanuzi, nubwo ubikwepa, umuvuga butumwa bwiza, ntabwo ujya uhanura. Weretswe iki? Nareretswe, ariko ubwo rero weretswe, nta muntu wereka adahanura. Reka tutaza kubiburana, reka dukomeze. Ahubwo abantu nimero yawe, tambutsa nimero yawe abayikeneye. Cyo kora nanjye ndabona hano hari za kamera nyinshi, nanjye nayibaha abayikeneye, akeneye kumbaza muzambaze. Ariko kandi n'abantu tuvuga aya magambo yo kuvuga ubutumwa bwiza, ubutumwa buhora abanyarwanda n'ubuhora igihugu n'ubwimana igihugu, mukaduhamagara mufite indi migambi mibi mwatugiriye, ndabihanije ntimuzongere.
yego hari uherutse kumamagara mbivugiye aha ndamwihanije muzongere dufite amasezerano ya none n'ejo hazaza ntacyo watware umugambi w'Imana yego so rero ndagira ngo tange nimero ya telefone ni 0782 64 bahe nimero yawe ngewe imbere y'iyo mibare ushyiraho iyo utari mu Rwanda guteranya 25 karibu murakoze cyane nimero yacu ni 0788 subiramo 0788 0 no kuri WhatsApp muri Momo mukase kuri Tasiyene oya nta kibazo birakwiriye ibiganiro byacu nakagaruka reka mwarimu asenga Imana dusoza mwarimu nasenga ndagushimiye mwami w'ijuru n'isi Imana y'amahoro data wa twese yego Imana ijambo ryawe n'imbuto itabora ntabwo rizagenda ubusa yemerera rigira abo rihugura rigira abo rikangura abanyarwanda abantu bawe bibuke uratubwiye ngo ubuntu bwawe abo bugomba kubaho iteka ryose ni abakunda umwami Yesu bose bataryana urakoze Yesu ndasenze cyane kugira imitima myinshi igiye kwakirira ijambo yiyinire yisuzume abantu bave mu bitagira umumaro abari indyarya bagushuka nubwo udashukika ahubwo bahindukire bamenye kuri Imana itaryarwa ahubwo uri Imana y'ukuri Imana yo kwizerwa urakoze cyane rero tuzagwiza imigisha myinshi nitugukunda urukundo rutari mu buryarya urakoze Yesu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.